turenge gusa kuvuga ngo hariya hari intambara, turenge gusa kuvuga ngo ariko iriya ntambara izarangira ryari, ahubwo tumenye ko hahishwemo ibanga ryo kugaruka kwa Kristo. Iyo kote ntabwo universite ziyitaho, ariko church nizo zagombye kubyitaho. Bavuga ati ubwo uri umunyapolitiki, ubwo uri umuntu, icyo uzakora cyose ujye ugikora nk'ukorera Imana. Twese uko turaha ngira ngo nta utazi intambara y'abanyepalestina n'abanyayisiraheli. Icyambere, ese antikristo azatangira gukora ryari? Ese antikristo azaba ari inde? Azaba ari umunyapolitiki, azaba ari umunyedini, cyangwa azaba ari umusirikare? Ese antikristo azakomoka mu kihe gihugu? Ni muri Amerika, ni muri Isirayeli, ni muri Palestina, ni hehe? Akatwereka uburyo kiriya gihugu hagambiriwe, haracyagambiriwe, kandi barabyigamba bakanabivuga. Dernièrement Ahmadinejad muri Iran yarabivugaga ati mbonye imbaraga nakuraho Isiraheli, n'abandi bati tubonye imbaraga twasiba kariya gahugu. Ariko dusanga ko Isiraheli Imana isa nkaho irengera cyane, kandi koko natwe niyo twireferaho nk'abakristo, nyine twumva ko amateka yo y'ubukristo bwacu ashingire kuri Isiraheli. Noneho ndibaza nkanjye, ndabaza ngo ese Palestina yo ni uruhe ruhare bafite ku Mana ko nabo bavuga yuko ari abavandimwe ba Isiraheli? Twize ko akarengane kazabaho, ariko ko kazaba ku bantu bazaba bataragiye mu muzuko wa mbere. Ku buryo ngewe mu masengesho yanjye, nanjye iyo ngiye mu butayu mu buvumo, ngenda kare cyane saa 10 ninjira gusenga. Saa 11 zigeze n'igice abantu batangira kuza, ariko ntibari bazi ko hari umuntu wabatanze. Usohotse murabona naka kabazo nababwiye ka tekinike ukuntu usa, bati yari yarabitubwiye ko izadutungura. Bazamura ibiganza ati Yesu ngo yaje, ndabwira ni muhumure ngo yari yaratubwiye ko izavuga n'ururimi twumva. Icyo bapfana, icyo bapfa, ibyageragejwe gukorwa byose, amazina y'abagerageje kunga bariya bavandimwe, aho byabereye, amatariki, ibyo byose biri muri iki gitabo. Biri muri iki gitabo ku buryo numvise nakenera kumubaza ngo izi archive wazikuye he, kuko hagiye harimo amatariki. Yahamagaye abanyepalestina n'abayisiraheli agerageza kubunga biranga. Ku itariki iyi n'iyi, umwaka uyu n'uyu, habaye intambara yitwa gutya hagati yabo. Akanakubwira, sinzi aho yakuye ayo makuru, akanakubwira ubwoko bw'indege zakoreshejwe, akakubwira abajenero bari imbere muri urwo rugamba, ariko akarangiza akubwiye ati nabo ntacyo byatanze. Ariko mu buryo bw'umwuka, ibanga rihishwemo aduhishurira muri iki gitabo niryo kuvuga ngo turusi wa none imbaraga zigamije kuzimya no kuzimangatanya Yesu Kristo nuko yabayeho, nuko yageze hariya, zari nyinshi, ariko barahagaze babirwanaho uko bashobojwe. Aravuga ati iki kintu dukwiye kujya twibuka ko bagize uruhare rukomeye muri ibyo ngibyo. Ikindi avuga muri iki gitabo ni ya mvugo shusho Bibiliya ikoresha, metafora cyangwa se amarenga. Aravuga ngo Gogi na Magogi ni iki? Nanjye mbaye nka pasiteri w'Imana, na muzagura igitabo mu bisome. Gogi ninde, Magogi ninde, bagogereye iki? Turenge gusa kuvuga ngo hariya hari intambara, turenge gusa kuvuga ngo ariko iriya ntambara izarangira ryari, ahubwo tumenye ko hahishwemo ibanga ryo kugaruka kwa Kristo. Nusoma iki gitabo uzamenya Gogi na Magogi abari bo n'icyo bagogereye, ariko uzamenya n'impamvu ibyagiye bigambirirwa byose, harimo na jenoside yakorewe abayahudi, harimo ibyago byose byagwiririye bariya abantu. Arabivuga uko bagiye birukanwa mu gihugu kimwe bajya mu kindi, hamwe bashinjwa uburozi, ahandi bashinjwa ngo kwica Imana, ahandi bashinjwa
bagiye bashinjwa ibintu byinshi, ariko kuko Imana yavuze buriya ni ijambo ribarinze. Nicyo gihugu mu isi cyonyine gituranye n'abatagikunda, ariko Imana yagihaye kugira imbaraga zibaruta. Iyo usomye uri mu mwuka, ariko nta muntu uba utari mu mwuka keretse umwuka yarigendeye. Iyo usomye umwuka w'Imana ari muri wowe, kuba mu mwuka ni ikindi. Iyo usomye iki gitabo umwuka w'Imana ari muri wowe, urenga aya mateka n'inkuru dutekererezamo, ukagenda ubona ukuntu abantu b'Imana, umunyamasezerano niwe munyabibazo, ariko kandi muri ayo makuba ye yose, aho ubona yararangiye niho ujya kubona ukabona abayeho, akatwereka uburyo kiriya gihugu hagambiriwe, haracyagambiriwe, kandi barabyigamba bakanabivuga. Dernièrement Ahmadinejad muri Iran yarabivugaga ati mbonye imbaraga nakuraho Isiraheli, n'abandi bati tubonye imbaraga twasiba kariya gahugu, ariko rigasibamo. Narimvuze rero ngo umwuka w'Imana ashobora no kukongorera hirya y'inyuguti z'iki gitabo akakubwira ngo n'umukristo ari mu isi mu rugamba, ariko Imana imufiteho umugambi ukomeye. Tuzabaho rero. Asoreza ku ijambo rikomeye abwira wowe musomyi, kuko nzi ko muzakigura, mugiye kukigura, nubwo mbishyira mu nzagihe. Asoreza ku ijambo rikomeye nasomye, ijambo rikomeye kandi gikomeye nuko nubwo Gogi azayitangiza aravuga intambara, Gogi nyine yamuvuze uwo ari we, ntabwo azashobora kuyihagarika, ndetse nta nubwo umuryango mpuzamahanga uzashobora kuyihagarika, ndetse n'abaperezida b'ibihangange nabo ntibazashobora, ahubwo izahagarikwa no kuboneka kwa Yesu Kristo gusa. Uko niko ibyanditswe byose bibihamye. Mushumba, igitabo cyanyu kiratanga amakuru, kandi ikintu cya mbere ni amakuru. Ayo makuru arimo, ariko kikarenga amakuru, kikanagusobanurira, kiragutwara muri urwo rugendo, kigenda kikubwira ngo muri uyu mwaka habaye ibi, hari hagamijwe ibi, ibyagezweho kuko byari bigamije kuzimya umugambi w'Imana. Muri uyu mwaka birongera, nabyo ntacyo byagezeho. Navuba ahangaha hacu twashobora kumenya byarongeye, ntacyo byageze. Ya mazina yose muzi tuvuga mu itangazamakuru, za intifada, za Yom Kippur, ya ntambara, ya guerre de 6 jours, ba Sadat, Anwar el Sadat, abo bose ayo mazina agiye arimo, na mazina abakuru twakuze twumva mu makuru. Ariko usoma iki gitabo ni kuvuga ngo tiens, burya birenze kuba ari amakuru twumva muri radio, ahubwo hahishemo ibanga ryo kugaruka kwa Yesu. Ubu rero wakwemeranywa n'umwanditsi cyangwa ntiwemeranywe nawe, ariko nkunda kubwira abantu ngo mukuru w'igitabo ni ikindi. Uzajya impaka n'iki gitabo azandika iki? Murakoze. Reka tubaha umwanya, tumaze umwanya munini twebwe tubabwira, tubaganirira. Mwabaza umwanditsi, mwabaza aba basomye ibi bitabo, twafata abantu nka 4 cyangwa 5 bashaka gutanga inyunganizi cyangwa no kugira icyo basobanuza. Umwanya n'uwanyu. Murakoze cyane, uwo baha mikrofone, murakoze rwose. Arajya tubwira amazina kuko ntituri hano twese tuziranye, cyo kora twese tuzi Reverend Rwibasira n'umuryango we. Umwanya n'uwanyu. Murakoze. Nitwa Liliose Tayi, ndi umushumba wa Omega Church. Nashakaga kubaza ku gitabo cya nyuma musomye ibanga rihishwe mu burasirazuba bwo hagati. Mu burasirazuba bwo hagati. Nashakaga kubaza umwanditsi, ese yatubwira muri we ajya kwandika havutse iki, habaye iki? Iki gitabo ujya kucyandika, ibyo bintu wumva bidahita biradukora nk'abakristo, ariko kugira ngo wicara aha hantu muri uru Rwanda, muri Kigali, wumva ibyo bintu bikureba, habaye iki muri wowe? Imana igumugisha.
nitwa Buroyumutima Richard, ndi umumisiyoneri ariko nanjye nkaba narize amashuri ya theology. Muri ririya banga ari kutubwira avuga ko Kristo agiye kuza azaba ajate. Ese azaba aje gutwara itorero bimwe tujya twumva cyangwa azaba ari impanda y'imperuka? Icyo ni igisubizo, ni ikibazo kandi cyiza. Ririya banga rishwe mu burasirazuba bwo hagati rishingiye cyane cyane kuri Isirayeli. Isirayeli izakubitana n'intambara ikomeye hirya yo kuzamurwa kw'itorero. Yesu azabanza kujyana itorero, hanyuma Isirayeli ije kuri sene. Isirayeli izajya kuri sene, sinzi sene niba ari iki, izatahirwa cyangwa izateranirwaho nyuma yo kuzamurwa kw'itorero. Muri nyuma yo kuzamurwa kw'itorero intambara bazahura nayo ikomeye cyane, niyo Yesu azigaragarizamo akabakiza, akamenya ko ari we wari waraje. Wakira abandi. Yego. Murakoze cyane. Nitwa Imanishimwe Domina. Ndishimye cyane kubw'uyu mwanya. Ndashaka gushimira by'umwihariko umushumba Rwibasira, ngewe ni papa wanjye mu buryo bwinshi, ni na menta wanjye mu murimo wa gishumba. Icyo nshaka kuvuga, ndumva mfite ubusambo bwinshi bwo gusoma bino bitabo, kandi ndumva mfite umwete mwinshi wo kubikwiza ahantu henshi, kubera mfite abantu benshi mpura nabo biga inyigisho za theology. Aho hantu hose mwemereye ubufasha bwo kuzagenda namamaza bino bitabo bye. Hanyuma ikindi nibajije bino bitabo ko byanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ese mwaba mwaratekereje shyira mu ndimi z'amahanga? Batubwiye mu gitabo cy'ibyahishuwe nk'ujya tusoma ngo amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyagire ubwiru. Ubwo rero ndatekereza ko tudakwiye kwihererana buno butunzi mu bumvira ururimi rw'Ikinyarwanda gusa, kwiye gushyirwa no mu ndimi z'amahanga kugira ngo bikoreshwe abakristo b'iki gihe. Hari igitabo batubwiye ngo ni ubuhanuzi bw'iki gihe. Abakristo bose b'iki gihe, abakunda gusoma nyine, abakunda gufata umwanya wo gusoma, bazabashe nabo kugira ayo mahirwe yo kumva, akira ubutunzi buri muri ibi bitabo. Ka gatatu ariko ka nyuma, nifuzaga ko bishobotse mwazategura ubundi byo gushinga kino gitabo butagarukiye hano gusa, ahubwo wenda hakaba hategurwa nk'abashumba bose b'amatorero menshi cyangwa yose ya hano mu gihugu cyacu, bakabwirwa, bakasobanurirwa bino bitabo kugira ngo nabo babijyane mu matorero yabo. Kuko nubwo dukunda kuvuga ngo abanyarwanda dufite ubunebwe bwo gusoma, ariko burya hari n'abafite umwete wo gusoma ariko badafite ibitabo byumvikana mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Akenshi usanga dufite icyo kibazo cy'uko abanyarwanda bacu tugira ngo ntago bakunda gusoma, ariko kenshi nyamara nta nubwo baba bafite ibitabo byo gusoma byanditse mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Ndatekereza ko abakristo benshi babonye ayo mahirwe bashobora kugura bino bitabo kandi bakabisoma. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane. Twakwakira indi intervention imwe cyangwa biraterwa niba hari nk'abantu nka babiri, hanyuma tugaruke kuri pano tugana ku musozo. Yego. Murakoze cyane. Nitwa Muhongerwa Marie Letitia, ni umushumba wanjye nubwo nasengera ariko ndi umwigishwa we ijambo rimwe. Ndashaka kubaza ku bitabo bibiri. Kimwe naragisomye, kiriya kivuga kudatakaza igihe cyawe, ikindi nicyo kivuga ibyahishuwe kuri ayo mateka
yo mu burasirazuba bwo hagati. Icya mbere rero ku gitabo cya mbere kigendanye no kudatakaza igihe, ndashaka kubabaza cyangwa mbaza umwanditsi. Nge naragisomye ariko mpita ngihuza na ya magambo ari muri Bibiliya avuga ngo nuko iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije. Donc ukurikije ukuntu ayo magambo avuga ni nkaho abwirwa abantu batari abakristo. Ariko nge ndashaka kubaza umwanditsi cyangwa n'abagenzi be muri kumwe, ni ryari umuntu ashobora gutakaza umwanya kandi ari umukristo akawutakaza we yibwira ko atari kujijwa, ariko mu maso y'Imana bisa naho ari kujijwa? Icyo ni icya mbere. Hanyuma icya kabiri, wenda turi abashyitsi hano, twanyuze ahantu hatandukanye, ariko ngewe aho naciye kandi pasiteri ahenshi arahazi, uko twagiye tubyiga batubwiraga ko Yesu najya kugaruka hari ukuntu tuzanabyiyumvamo, hanyuma bigahura. Ngira ngo mujya mwumva n'amakorasi avuga ngo tuzajya mu mwuka rimwe, ngo tube twarigezemo. Ndumva mwebwe mutangiye kuvuga ibindi bintu by'ibimenyetso bisa naho bitandukanye nuko twabyigishijwe. Rero nkibaza nti ko numva bihindutse bitandukanye nk'uko twabyize, hari n'ibindi twize numvaga nshaka kubaza. Twize ko akarengane kazabaho, ariko ko kazaba ku bantu bazaba bataragiye mu muzuko wa mbere. Ku buryo ngewe mu masengesho yanjye sengera rwose uwo muzuko wa mbere. Donc Yesu azaze, kwa kundi azaza abantu bakabyiyumvamo, ngewe nibyo nsengera. Hanyuma nkumva ko abatazabyiyumvamo nibo bazahura n'akaga ko kubabazwa n'akarengane no guhura n'iriya mibare Cleophas yahoze avuga ya 600 ngo bazabandikaho bagiye mu masoko n'ahandi. Nashakaga rero kubaza, wenda natinze mu magambo, ese byarahindutse byanditse mu gitabo kuba bisomye mbere, Yesu azaza akarengane karabayeho? Ese nta kuntu tuzabyiyumvamo ibyo twigishijwe bihabanye n'ukuri? Murakoze cyane. Murakoze cyane. Reka ikibazo cyo kwibaza ngo icyo usorejeho kirasubizwa n'umwanditsi, ariko n'undi mu panelist wakumva ari cyo yakongeraho yafata umwanya. Hanyuma ariko reka mbe Reverend Kanoni ku kijyanye no kuvuga ngo mbese n'umuntu ukijijwe, ko Bibiliya ivuga ngo umuntu udakijijwe igihe yataye kirirengagijwe, ukijijwe bimurebaho iki? Ahubwo ukijijwe niwe ufite ikibazo, kuko hariya Pawulo abwira abantu bo muri Atenayi ngo icyo gihe cyo kujijwa Imana yarakirengagije. Arabwira ngo noneho muri kino gihe yarahamagarira abantu bose kwihana. Ngira ngo niko uwo murongo uvuga. Rero buriya iyo umaze gukizwa urakabona uti igihe ukiri umupagani, ariko iyo umaze gukizwa usabwa noneho kugenda ido nido, umunota ku munota, nta udatigiye. Mose yadutanze kubyumva kera muri Zaburi ya 90, benshi bajya bagira ngo ni ya Dawidi ariko burya ni ya Mose. Yaravuze ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima ifite ubwenge. Vuga ngo nta munota ugomba guta, kuko we wamaze gusobanukirwa yuko ufite imirimo Imana yiteguriye kera ugomba gusohoza ukiri hano ku isi. Nta mwanya wo kurangara, nta mwanya wo guta umwanya. Kiro ni ikintu gikomeye cyane, ko nitugera mu ijuru tuzatangazwa no kubona igihe twataye n'ingaruka cyagize. Icyo rero ngira ngo niko nabisobanura. Murakoze cyane. Ikivuze uti Yesu najya kuza tuzabyiyumvamo, murabizi ngo tuzajya mu mwuka rimwe tube twarigezemo. We niwe watubwiye ko turebera ku bimenyetso, avuze ati dore ibimenyetso bizerekana kuza kwanyu. Ibyo kujya mu mwuka rimwe n'ibyo kubyumvamo twabyihorera, ahubwo tukajya dushinga ibirindiro kuri ibyo bimenyetso, akaba ibyo tubara tukabireba, bikaba byo bitwereka icyo dukwiye gukora. Arakoze cyane. Hari undi muntu wigeze kuzamura ikiganza inyuma hariya ku idirishya rwose, umuhe mikrofone hanyuma
tugaruke mbaza akabazo nka kamwe cyangwa tubiri. Yego, hari n'undi hano ni babiri gusa, batatu babaye hano, hari babiri n'uriya mwene data w'inyuma. Yego, ihangane duhere inyuma, hariya niwe wabanje. Jean Baptiste, wihangane. Murakoze, amazina yanjye nitwa Eric Sibomana. Ndashaka kubaza kuri kiriya gitabo Kanone yavuzeho cyo kurinda igihe cyawe. Ndatekereza ko twese ko turi hano urasanga buri muntu wese hari igihe yigeze akoresha ijambo ngiyo mbimenya, akenshi arifaringa ku gihe cyatakaye. Nashaka kubaza ni gute umuntu ahangana n'ingaruka z'igihe cyamucitse, kuko nzi neza ko twese turebye dusanga hari igihe twatakaje, hari amahirwe yaducitse, noneho ugasanga tuba mu ngaruka zo kuba hari ibintu tutakoze twagomba kubikora. Nashaka kugira ngo Kanoni ndetse n'umwanditsi badufashe wenda kumva ukuntu noneho twahangana n'ingaruka z'igihe cyamaze kuducika. Murakoze cyane. Urakoze. Ya Kanoni, ese iyo topic ayivugaho igihe cyagiye? Cyo ni ikibazo cyiza. Igihe twataye atugira inama y'uburyo dushobora kukirekipera, ngira ngo icyo nicyo cy'ingenzi. Naho ibindi bisigaye icyo twataye ureka muhumurize, hanyuma ahubwo ndekera aho ngaho, ndeke umwanditsi ubwo arabivugaho. Niyo mpamvu Paulo yavuze ririya jambo, mu gihe cyo kujijwa Imana yarakirengagije. Burya mu ijuru tuzakizwa ku buntu, so kwinjira byo rwose ntuzahangayike. Ariko kubera kudahangayika ntibikubwira ngo uzirare, oya, ntuzahangayike nubona warataye igihe, ahubwo uvuge ngo ya myaka ubuzukira bwariye Uwiteka agiye kuyindiha. Niko muri Joel bavuga, genda ushake ukuntu urekipera imyaka ubuzukira bwariye, ariko ntibibuza yuko nugera mu ijuru Imana izagubira. Ariko reba igihombo wateje. Urabona ibintu waragezeho iyo udata umwanya. Buriya twese nanjye ndimo izo regrets tuzazigira, uretse ko mu ijuru Imana izaba yarazidukijije. Ariko nanjye nzi ko hari igihe njya nta n'ubu ngubu mbizi ndimo gukora ibyo nta, cyangwa gusa nicaye ndimo ukajya mu biganiro bidafite impamvu, ukaza no gusubira inyuma ukavuga ariko ibi bintu byantereye umwanya, hari ikindi nari gukora. Ariko byose bikemukira hehe? Reka ahubwo mvuge ku kantu kamwe yavuze, kugira ubuzima bufite intego. Iyo ufite ubuzima bufite intego ukaharanira kuzirangiza, kuko abivugaho, nta mwanya ubona wo guta, nta mwanya ubona wo guta. Reka ariko tureke umwanditsi buriya azi byinshi kundusha, kuko ngewe nubwo nasomye igitabo ariko sinkizi nka nyiracyo. Murakoze Dr. Nabivuzeho koko cyane, ndetse umwanya umuntu ashobora kuwuta. Nitanzeho urugero, naze kwiga imodoka muri 1981 nari agasore gafite imyaka 20 nanga kwiga imodoka, bitwa ba Hitimana, bitwa ba Kamanzi, baraziga mbareba. hanyuma bwahise muriga sha muzagire mutibiza. Ejo bundi mbonye imodoka afite imyaka 55. Ikibazo kiravuga, ndetse ko mfite umubishopu mwiza unkunda, yahise anshakira umushoferi, ariko yabaye poste. Noneho ntangira kubaza kuki ntayize byagenze. Abandi bakambwira ati rero iyo umuntu agize iyo myaka no kwiga imodoka nabyo biragoye, uza amasengesho nakoze, azikiriza uza nakoze agira Imana ntabara. Iyo poste rero iremereye wikwiriye gutakaza igihe, urekipera igihe cyawe kugira ngo utazagira ibyo ubura. Ngira ngo umushumba wanjye arabizi, ngira ngo umuntu arinde igihe ugomba kuba ufite n'intego zawe. We ndaza kubivuga ngira ngo nsoza, nagize amahirwe mbona umwanya wo kwandika. Ibi bintu bisaba concentration ikomeye, isaba igihe rero kugira ngo ugire ibintu ugeraho, biragusaba igihe cyawe kwirinda kugitakaza. Murakoze. Reka twakire Batista Karegeya. Murakoze. Nk'uko Barore abivuze, nitwa Jean Baptiste Karegeya, ndi umunyamakuru ariko umusesenguzi.
bariya bombi ni abayobozi banjye Barore na Jean Pierre, ariko ntabwo nari nzi ko murira nabo hano. Mfite ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere, umwanditsi, ibihe tugezemo ibitabo byo kuri hard copy bihanganye na social media, byinshi turabidawunirodinga. Hano ari kutwereka ibitabo by'impapuro barambura, ariko hari ubundi turambura kuri Google. Ese ibyo ubwo buryo yarabutekereje? Hari bigeze naho hari n'abandika bakabitangaza bufilime mu rwego rwo gushaka abasomyi ba cyane. Abasomyi b'impapuro bagenda baba bake, hakaba n'igihe kinyagiwe, ariko icyabona urayindi ntacyo kiba. So sinzi rero niba ibyo bintu muri accessibility y'ibitabo bye yarayitekereje. Icya kabiri, nkashima rero, ngewe n'iyi nzu n'ubwa mbere nyigezemo, shima abantu beza nahasanze. Gusesengura bisaba gushaka amakuru aho ari, kandi no mu nsengero arahaba. Nicyo cyanzanye rero. Nungutse style imyandikire kanoni Rutayisire araza kumfasha niwe ndi bubaze. Kwandika umupastor, kwandika igitabo gihuza idini n'ubuzima busanzwe, ni ibintu byiza cyane byagombye no kuba promoted. Niyo mpamvu kanoni nubwo avuga ngo agiye kujya muri retirement, yatubwira icyo agiye kudusigira, kubera ko nuza ni Kanyeshyamba yavuze ati mu gitabo bamuhaye umunyapolitiki ukijijwe, umunyapolitiki uzi Imana, bavuga butumwa abakozi b'Imana muteraniye hano, niyihe mbogamizi yabituma tutagira abanyapolitiki bakijijwe benshi, kandi ko ari byo byadufasha kubaka sosiyete nzima nk'uko uriya mugabo yabivuze. Aho ngaho niho ari Kanyeshyamba na kanoni Rutayisire muraza kudufasha, turebe mutubwire inzira twacamo. Hanyuma rero icyanyuma nifatanyije na Numa, umwanditsi adufashe uko Numa yabivugaga, nanjye nuko mfanye ibitego. Ibitabo biri mu ikarito, ariko njya gutangira nk'uko yabivuze, wenda njye murushaho gato ko akondi muto, mu cyumweru mba nanditse agapaje, ubwo nkabadagurutse nkazongera kubireba nyuma y'amezi 5. Kandi uriya musaza araturuta twese, uyu mwanditsi araturuta twese Numa. Uyu musaza ibyo ashoboye muzehe Rwibasira, ko twe tukiri bato, natwe inganzo igihe ritaragimba, ngewe na Numa n'abarumuna bacu, uratugiriye ihe nama n'iki wafasha kugira ngo aho muva wowe na kanoni Rutayisire haboneka abasimbura? Murakoze. Abantu bubaha Imana, dufite ikibazo kiri fundamental inako gikomeye, kigaruka ku isoko, ahubwo n'umugisha ko dufite abapastori bicaye hano. Ikibazo cya mbere gikomeye cy'ubukristo, ubukristo buproduce abantu bakora mu rusengero bakabimbura mu marohanze. Kubera iki? Abantu bose basa n'ibyo bigishijwe. Sinzi niba mubyumva. Abantu bose basa n'ibyo bigishijwe. Ugiye ugafata amaserimo yose y'abapastori mu gatuti hano, 99% yibanda ku rusengero n'icyo bita private morality. Private morality ni ukuvuga ngo gusambana, kwiba, kunywa itabi, kunywa inzoga, uretse ko nabyo mbona barimo kugenda babitampera gake gake, bakakubwira ko hari ubuntu busaze nabyo ushobora kubikora ntibikugireho ingaruka. Ubundi izo teme zose muvuga, Bibiliya usomye igitabo cya Rwibasira, Bibiliya ivuga ku mikoreshereze y'igihe. Bibiliya ivuga ku mikoreshereze ya economy, kwigisha abantu kwizigama, yanabivuzemo no kumenya gucunga umutungo wawe neza. Muzabibonamo havuga ku kimonyo kibikira ibyo kizarya mu gihe cy'iki. Bibiliya ivuga neza ku byo twagombye gukora kugira ngo tuvemo abanyapolitike, tunagenerating abanyapolitike bazima. Kuko buri ikibazo ngewe nizi ibintu bya leadership, nibyo nakoze mu masters na leadership development, nibyo nakoze mu doctora. Dufite one problem muri universities zacu, zideveloping ibindi byose uretse character, ibindi byose. Ariko iyo ufashe umuntu ufite umutima wo mujura ukamuha PhD, iyo umureka akaba mayibobo yari kujya akora mu mifuka, iyo abonye PhD yibikamyo n'ibirimo n'umushoferi akamujyana nabyo.
So, bwa bwenge abushyiraho serivisi y'umutima w'umujura. Niyo mpamvu iyo kote ntabwo universite ziyitaho, ariko church nizo zagombye kubyitaho. Bavuga ati ubwo uri umunyapolitiki, ubwo uri umuntu, icyo uzakora cyose ujye ugikora nk'ukorera Imana. Ariko ni kangahe tubyitaho, ahubwo tubishakira n'ibisobanuro ngo abahina mu bahinire, ngo kubwira ngo niba umuntu asaba ruswa ujye uyimuha, kuko donc ugasanga hari code of conduct tutigisha abantu. Iyo ngiyo ni iri kibazo. Reka ariko ndeke wenda n'abandi banyunganire, mwabajije n'umwanditsi nawe niyongereho hake, kuko ni na ubundi twumve n'abantu bamaze umwanya batavuga. Ariko nka Kanyeshyamba yarakwiye kuvuga na Jean-Pierre buriya twabambitse agapfukamunwa kandi karavuye. Ariko no kubera ko ari batoye, buriya nicyo bazize imyaka yabo. ngira ngo kandi nabivuze kuri twari twakomeje kuri Daniel ntiyagizwe umukristo nuko ari umuyobozi, ahubwo ubuyobozi bwamukundiye ko ari umukristo. Ni ukuvuga ngo first of all to be saved. Nidukizwa turi benshi, usibye ko leta y'u Rwanda ishaka n'abakijijwe, ariko reka mvuge iba itanabakeneye. Byanga bikunda ntabwo izayoborwa n'ibiti, bazasanga bafasha mu rukore batamuzi, kandi nashika agakora ibitunganye bazashaka undi mwene wabo. Rero ngira ngo twaba tugiriye Imana neza na leta tunagiriye na bene wacu neza. Daniel ni wafashije basantura ko kumenyekana kuri ababyara bawe baza mu gakiza ukabona babaye badepite. Murakoze cyane Pastor w'Imana. Ubwanditsi wenda kugira ngo tutaba gusubiramo, ubwanditsi bw'ibitabo bivuga kwiyobokamana bifasha muri iyo nzira, abapastori kuba babyandika. Karegeya nicyo yabajije, ese burya abapastori bashobora no kwandika ku bintu twita muri biri profane? Birakenewe bakaba badataye igihe. Icyo ni ikibazo gifatika Karegeya yabajije, ahubwo jye ku bwanjye numvaga abapasiteri batanditse ku bintu biri profane baba hari ikintu bari kwica mu nshingano zabo. Itorero, kuvuga amatorero burya ni ikirego, ni itorero ni rimwe n'irya Kristo. Iyo bashyize hamwe, inshingano y'itorero ni inshingano ikomeye, ni inshingano yo kugaruka cyane cyane mu bya socialization. Uko umwana avutse agakurira mu muryango, akajya mu ishuri, akajya mu itorero, na leta ikabigiramo uruhare nka regulator. Iri toro twagombye kubona uruhare rwaryo. Uruhare rwaryo ni kwa kwigisha bye kugarukira hano imbere gusa, ahubwo bigarukire no hanze. Mu yandi magambo babyandikaho kugira ngo bifashe abo hanze kumenya imibereho myiza y'itorero n'ubuzima bwabo, ndetse nabo mu itorero kugira ngo dufashe abo hanze. Ari nabyo bishyira kuri iki kibazo tugarutseho cy'uko abanyepolitike cyangwa abandi bantu muri rusange kuki badakizwa. Habaye iyo myandikire yo guhuza umurimo w'itorero, inshingano z'itorero zikamenyekana hanze, nabo mu itorero bakazijyana hanze, haba harimo bwa buryo bw'imyifatire w'abanyetorero. Impamvu abo hanze badakizwa, abanyetorero twifata nabi, tubereke urugero rwiza, baturebereho, twe kuba vuga kora icyo mvuze mushumba turebereho. Murakoze cyane. Ntidukwiye no kuba dutunga izo ntoki gutyo. Ndakibariza iki? Abo bose bafite aho basengera, ko mubashumbye mujya mugira umwanya wo kubabaza ngo challenges mufite mu miyoborere yanyu hirya iyo murawugira seminari yabo yihariye. Izo seminars ni nkeya mu itorero muri rusange, zagombye kubaho zikaba nyinshi. Aho bari hanze, hari abagera hanze bagatinya no kwerekana ko ari abarokore bazi Kristo, bigatuma bajya mu byaha. Ibyo kanoni yavugaga mu kanya ati ntacyo twatampera, twerekane agakiza twakiriye n'akahe. Murakoze cyane. Reka twakire ikibazo cya nyuma rwose. Twashoje muri ihangana muri korali se muri rimyu
ntabwo nazagaruka ngo abadiyakoni banyakire turaguha umwanya nawe turakira babiri uriya muririmbyi n'uyu muntu umwe wari hano yego murakoze cyane nitwa Dan Bizima mfite ikibazo cyane cyane ku bantu basomye ibitabo by'ubuhanuzi nagira ngo mbaze mwavuze ko igitabo cy'ubuhanuzi kigendera ku bimenyetso bidusaba kurebera ku bimenyetso rero hari ibimenyetso tubona muri iki gihe narimo gushaka kubaza ibyo tubona uyu munsi nk'ibyitwa microchip n'ibindi byose abantu bagenda babona bisa nkaho biza byototera itorero cyangwa se bishobora kuba birimo n'icyo kimenyetso cya 666 twabihuza gute icyo gitabo narakiguze sindagisoma ariko nagira ngo sinzasome muzabura umwanya wo kuza kubaza wenda icyo kibazo kandi mbonye amahirwe nagira ngo mbaze niba isano rihari hagati y'ibimenyetso tubona uyu munsi harimo n'izo microchip ndetse n'ibyanditswe mu gitabo cy'ubuhanuzi murakoze cyane mpera mikrofone uriya muririmbyi tuzire rimwe kuri pano dusoza muragisubiriza rimwe ari abantu babayeho mu bwoba akantu kose ka tekinoloji kaje bakikanga ya mibare bakikanga n'inkingo z'ejo bundi ziza baravuze bati mwitonde baranabihanura bamwe icyo muraza kukivugaho reka twumve igitekerezo murakoze nitwa Claudette Wanyirigira umuvugabutumwa nabazaga hari igitabo kigaragaza ibanga ryihishe mu burasirazuba bwo hagati mudusobanurira ku musomyi bahaye ngo adusobanurireho yavuze ko ari Palestina na Isiraheli intambara zabo tugenda tuzumva nk'uko wabivuze kandi hari aho dusoma muri Bibiliya bakatubwira ngo niyo yimika abami ikimura abandi nabazaga ngo nimba ku ruhande rumwe iyo dusomye dusanga ko Isiraheli Imana isa nkaho yirengera cyane kandi koko natwe niyo twireferaho nk'abakristo nyine twumva ko amateka y'ubukristo bwacu ashingire kuri Isiraheli noneho ndibaza nkanjye ndabaza ngo ese Palestina yo ni uruhe ruhare bafite ku Mana ko nabo bavuga yuko ari abavandimwe ba Isiraheli ibyo bintu byaba bitandukanye gute ku buryo baba banzi rimwe na rimwe iyo duhagaze ku ruhande rwa Palestina twumva tutabahindura inshuti kandi tugasanga muri sosiyete tubamo tugenda duhura nabo turanabakenera ariko twagaruka ku ruhande rwa gikristo tugasanga Isiraheli nibo nshuti zacu kandi turanabakunda cyane tukumva twabana nabo kandi nabo rimwe na rimwe tugasanga hari imirimo yabo tutageraho ariko ku ruhande rwa gikristo turayibona rero nk'abakristo dukunda Isiraheli cyane ariko ndashaka ngo mudusobanurire hagati ya Palestina na Isiraheli bimeze bite ntago mba mbyumva neza ikindi kibazo cya nyuma ni cy'iyi mibare 666 ahantu henshi tugenda tuhasanga uyu mubare ku maviza hari ahantu henshi tugenda dusanga iyi mibare mwadusobanurira ese ko hari abantu bajya banga impinduramatwara cyangwa se ibintu byadutse bikadukamo uyu mubare abo baba bafite ukuri ki ko nabo tubisangamo bari muri sosiyete yacu ikindi kibazo cya nyuma ndashaka muduhurize uburyo Daniyeli na Yohana bagendaga bahishurirwa no kuri izi nyamaswa uko bagendaga bazivuga kuko ntago tuba tubyumva neza keretse nimba biri mu gitabo ariko ibyo ari byo byose mba nshaka kubimenya cyane murakoze yego urakoze cyane ndavuga nihuta nitwa Pastor Hire Faustin kuva mu itorero Yeshua Harvest n'umwigisha wa Apostle Yoshua Masasu n'umubyeyi wanjye ndashaka kubaza abantu kugira ngo tuve mu rujijo muribuka mu 2000 hari buhanuzi bwaje uvuga ko imperukije ndetse n'aba theologian benshi bahuza ibi bimenyetso n'ibihe ngira ngo mu 2013 nabo baravuga ngo imperuka izaza kandi ijambo riratubwira ngo ntago tuzi umunsi n'igihe duhore twiteguye ndashaka umwanditsi w'igitabo n'abamufasha badusobanurire ndetse bavana abantu mu rungabangabo ni gute batagomba guteshwa igihe n'ubu buhanuzi buza bubabeshya kuko n'uyu munsi buracyahari
kandi ugasanga atari byo. Ibi bimenyetso ko bivuga ko amahanga azatera andi mahanga, twabonye Amerika yambuka imigabane ikajya gusenya indi, ibimenyetso by'ibihuha by'intambara n'ibindi n'uyu munsi biriho, abanyamakuru bari inyuma yanjye barabivuga cyane. Ahari ntitwahagarara nk'aba bapagani bapinga ubukristo bavuga ngo uwo Yesu muvuga nawe ntabwo akije ikuva igihe cya Petero kugeza uyu munsi. Ndagira ngo tuvane mu rujijo abakristo bariho n'abandi Imana irimo ihamagara babashe gusobanukirwa neza ibyo kugaruka kwa Yesu bisobanura. Imana ibahe umugisha cyane. Arakoze pastori. Reka rero tugaruke kuri pano tugabane, ngira ngo byinshi namwe babibajije. Mwanditse rwose bisubize. Ndasa n'utabona umwanya uhagije wo gusubiza ikibazo ko ni ibintu birebire bisaba n'ama evidence n'amarigima byose. Icyo mwene data yavuze ati ese ibi bya microchip ziriho n'ibiki, muri 87 hadutse imikenyero y'abagore yari iriho 635, haza n'indumane ziri ku myenda, ku makoti no ku mashati ziri ibyo. Yewe navuze ni wenda ni abantu baba bashaka gukanga abantu, mwirinde rero abakanga abantu. Biriya bintu bizaba ku mugaragaro, ntabwo bizaba mu buryo bw'urwihisho, gushyira abantu ibimenyetso. Ababaye mu mpunzi batuhaye amakuru, bajya gufata ibigori bakabashyira ikintu hano munsi y'ugutwi kugira ngo bamenye uwabifashe n'utabifashe. Abantu batari kiri ibintu ni ibimenyetso bya Antikristo. Ariko kuva icyo gihe n'ubu ibi bigenda biba neza. Ubundi ingingo zaraje bati ni Antikristo, ntabwo ari byo. Igihe Antikristo azakora, muri iki gitabo ndabasaba kugisoma, narabisobanuye pe. Antikristo azakora ryari, Antikristo azakora ati, azakoresha ubuhe buryo, ibyo byose birasobanutse. Mwe kwikanga rero gusa igihe cya Antikristo nikigera, itorero rizaba ridahari, abantu bazabimenya. Kuvuga kuri mwebwe umukristo atuze gukora kwa Antikristo ku mugaragaro ni kumureba. Umukristo witeguye neza, Kristo witeguye. Aha, bazasoma igitabo. Babajije ngo ese muri iki gihe Isirayeli na Palestina tubogamire he? Ubwo ntibaje naguranyije gihe oya yagisasiye cyane. Twe ntaho dukwiye kubogamira kuko ni abavandimwe bombi, Abarabu n'Abayahudi bavindimwe. Ahubwo twebwe dukwiye kubasengera, dukwiye kubasarira, tudafite uruhande na rumwe dukunze cyangwa twanze. Twe turi abantu b'Imana, turi abana b'Imana, dukunda bose. Rero ni abavandimwe kandi ni inshuti zacu. Imana iri mu ruhande rwande muri bariya bombi. Ngira ngo ntawe yabashije ati kuriya ko bagiye Palestina nabo ari abantu b'Imana yibaheye. Iyo nsomye Bibiliya ivuga kuri abo bana bombi, isezeranya Abarabu ko bazaba ubwoko bukomeye, ko nabo bakomoka mu rukiri rw'Aburahamu. Igasezeranya Isirayeli ko bazaba urubyaro rukomeye. Gusa ikibazo aho kiri ni ku butaka bwabo. Imana yabahaye ubutaka, byo c'est biblique. Yabwiye Mose ngo uhereye ku mugezi Ufurate ukajyana no ku nyanja nini ya Mediterane, ukajyana mu majyaruguru kuri Siriya na Libani, ubwo butaka ni ubwanyu bwose. Ikibazo rero ahubwo ni iki? Ese bo baravamo bajye hehe? Icyo ni ikibazo. Twe rero tukavuga tuti urwo rubanza niyo mpamvu ruzacibwa n'Imana yabigennye, niyo ifite uko izaruca. Yego, murakoze cyane. Subiza umwanya Pastor Numa akomeze gahunda dusoza. Hari kidasubijwe? Oya yakivuze, yavuga kuri ibyo by'ubuhanuzi nuko abantu bakwiye kubwitwara. Ngira ngo nicyo uriya yarabajije. Abahanura bo ntibazareka guhanura, ahubwo abantu bitware bate? Mushumba. Abantu b'Imana bakristo bakwiye guhagarara ku ijambo ry'Imana, bakirinda kunyeganizwa. Ibihanurwa ni byinshi n'ibivugwa byinshi, ariko twiyubake ku ijambo ry'Imana, dukomeze agakiza kacu, dukomeze kuba mu mwuka w'Imana, dukorere Imana, dutegereze Imana ya Yesu ibyiza. Ibitabo, yego, ibitabo mubimurikiye umunsi umwe ni impanga byasohokeye rimwe. Ese
mukurikije imvune mwabigizemo ni ikibazo cyane murumva mwakongera bizakurikirwa murakoze cyane mfite n'ibindi bitabo mfite ibitabo bitandatu bikurikije ibingibi rero si impamvu ahubwo bizakomeza ko hari n'igitabo umwana n'abakobwa ariko muzamwandika ku mayobokamana nta kofa nanditse igitabo cyitwa umukristo w'umusoro icyo gitabo nacyo tuzagisohora mu minsi iri imbere umukristo w'umusoro abantu bumve ko no gusora kandi nabyo n'ubuhamya yatanze ku mpamvu aha ubwo rero tuzabonamo igisubizo y'umusoro uhanitse umukristo abyifata amate yudahanitse wenda yasora simbizi ariko ubwo igitabo kitarasohoka azasubiza icyo kibazo numa twabasubiza umwanya wanyu hanyuma icyo mudutegeka turagikora ayo mashini yayongeye cyane ababyeyi abashumba ni biblioteke zigenda ni ukuri hari benshi bavugaga iby'urujijo ni ukuri muzadushakire ngira ngo umwanya tubanye muto ariko turawukeneye nigeze kujya gusenga nanjye iyo ngiyo mu butayu mu buvumo ngenda kare cyane saa 10 ninjira gusenga saa 11 zigeze n'igice abantu batangira kuza ariko ntibari bazi ko hari umuntu wabatanze usohotse murabona naka kabazo nababwiye ka tekinike ukuntu usa bati yari yarabitubwiye ko izadutungura bazamura ibiganza ati ngo yaje ndabwira ni muhumure ngo yari yaratubwiye ko izavuga n'ururimi twumva ubwo si ubujije rero kuri icyo ngicyo nyakubahwa mushumba kwibasira isi irimo kugenda yiruka ibingibi bikenewe na benshi n'abatari abakristo hanze barabikeneye uyu munsi abantu bose bafite ubwoba uwo mwari hamwe barapfuye kanseri iramutwaye ejo bundi ngo yarahindutse yabaye umutinganyi ngo ni ibihe byanyu rero ntawe uramenya n'ibyari iby'ukuri ariko murabitubwiye icyo nabasabaga munkundiye naza korana na production team yanga tugategura icyo bita Twitter space kugira ngo mujye ku rubuga Twitter mubwira abantu kuko abo kwa muganga ntibatubwira cyane ntabwo batubwira ngo bajye muzi warakubwira paracetamol bikarangira ariko hanga dufitemo ibintu byadufasha mu rugendo turimo murakoze cyane Imana ibaho umugisha ntabwo ndibuvuge amagambo menshi ubundi igitabo cyose iyo ushaka kucyumva neza ndabivuga nk'umwarimu w'isesenguramyandiko ugomba kubanza ukibaza ikibazo kimwe kiruta ibindi n'iki cyatumye umwanditsi yandika icyo gitabo iki ngiki rero umwanditsi ku ipaji ya 3 arisobanura akavuga ngo irinde guta igihe cyawe ni igitabo cyandikiwe gufasha abantu bose ariko cyane cyane urubyiruko rw'imbaraga z'igihugu abo dutezeho imbaraga zo gukorera igihugu ndetse no gukorera Imana mu nshingano no mu myanya bitari bimwe urubyiruko twifuriza kuba intwari n'inyangamugayo kuri bo ubwabo ku miryango yabo no ku gihugu muri rusange iki gitabo nanone nicyo gutera inkunga abantu bose bafite uruhare mu gutoza no kwigisha urubyiruko mu rwego rwo kubatoza kugira indangagaciro za kimuntu aho bari hose Imana ibaho umugisha ngira ngo iyo niyo ntego ubundi iyo umaze kureba intego y'umwanditsi wibaza ikibazo gikurikiyeho usoma igitabo wibaza niba koko icyo gitabo gifite ukareba niba content ibyo ibyanditsemo niba bijyana n'icyo umwanditsi yavuze ugatangira ukibaza ikibazo kimwe kivuga ngo ese ibice bigize iki gitabo buri gice gifite aho gihuriye n'intego y'umwanditsi ibyo byita cohesion mbese kuvuga ngo ibi bintu birimo byose usanga bihuje hanyuma icyanyuma ukibaza se ninsoma kino gitabo koko izi ntego avuga nzazisangamo ibyo babyita coherence iki gitabo rero iyo ugisomye ndavugamo ibintu bitatu muri ya minota nshigaje ndacyafiteyo 5 ndangije 2 icyambere
aduha inyito cyangwa definition y'igihe mu magambo atandukanye, amagambo atatu. Ijambo rimwe rizwi abize theology baza ayo magambo atatu bazimo chronos. Chronos ni igihe cya kindi tubara dukoresheje isaha cyangwa ibindi byose bibara amasaha. Ariko hakabaho n'ikindi gihe bita kairos, njya nita igihe cy'umugisha. Hari ibintu bizira igihe, niba ari igihe cyo kubiba ibishyimbo cyangwa cyo gutera ibijumba cyangwa imyumbati, iyo kigucitse kiba cyagucitse, ubwo kairos yawe bayagiye. Uzanabibona muri Bibiliya henshi Imana ivuga ngo ntimwamenye igihe mwagenderewemo. So igihe cy'amahirwe cyarabacitse. Hanyuma icya gatatu ni ion, ni bivuga igihe gihoraho iteka ryose, eternity. Noneho ibyo yamaze gutanga, ikindi cya kabiri atanga wenda gishobora gufasha abantu ni ibihe birindwi by'ubuzima bw'umuntu. Ibihe birindwi birimo wenda nabibabwira mu magambo makeya. Ibihe birindwi, igihe cya mbere ni kuva igihe umuntu asamwe kugeza avuka, bimara iminsi igera kuri 270. Igihe cya kabiri ni ukuva igihe avutse kugeza ku myaka 5. Icyo ni igihe cy'ubwana nawe cy'ubuhinja, gira ngo niba ariko nakitambambuga. Hanyuma igihe cya gatatu cyo kuva ku myaka 5 kugeza kuri 15, icyo yise igihe cy'ubwana. Kuva kuri 15 kugeza kuri 35, igihe cy'ubusore. Hanyuma kuva kuri 35 kugeza kuri 55 ni icyo gihe cy'umugabo cyangwa umugore uhamye. Hanyuma kuva kuri 55 kugeza kuri 75, hari bakeya bari aho ngaho muri iyi nama, uretse nako muri rino teraniro, uretse bake muri twebwe. Cyo ni igihe cy'ubusaza. Hanyuma kazaza igihe cy'ubusaza rukukuri kuva kuri 75 kugeza kuri 90. Ntabwo ndi bwinjire muri buri gihe, ariko kuri buri gihe atanga igikwiriye gukorwa, igikwiriye kwitabwaho kugira ngo icyo gihe cye kugucika, cye kugupfira ubusa. Cyane cyane ko ibihe bibiri bya mbere urebye n'iby'ababyeyi, ariko nabwo abwira ababyeyi ibyo bakwiriye gukora kugira ngo hagati ya 0, no kuvuga ngo muri cya gihe cy'urusoro ruri mu nda kugeza ku myaka 5 ndetse kugeza ku myaka 15, icyo gihe cye kugupfira ubusa kuko icyo ni igihe cy'ababyeyi. Iyo rero ugihushije nk'umubyeyi ubwo hari byinshi uba wahombye, ariko kugira ngo ntaza kwamara amatsiko, kuko iyo igitabo kivuze cyane abantu ntibakigura, ubwo wakibasomeye buri muntu wese, umubyeyi ushaka kumenya uko agomba kwita ku bana be ngo be guta igihe agure kino gitabo. Buri mujene wese ushaka kugira ngo ubuzima bwe kumupfira ubusa agure iki gitabo, na buri musaza ndetse n'uwageze mu gihe cya rukukuri, ubwo nawe ntirangareho, igitabo kirahari. Murakoze cyane. Hanyuma indi content ya nyuma, hanyuma iminota yanjye kabirarangiye, ndacyayifite Barore ntuze kundya igihe, ntundire mu minota. Content ya nyuma nayo irimo ibintu birindwi, inkingi ndwi zidufasha kurinda igihe. Reka nzibasomere, oya ninzibasomere ariko ntacyo bitwaye. Ni byo babyita umusogongero. Kera iwacu twajyaga tugenda bakaguha akantu, arantu bagurishaga ibigage, ugacamo bakakudahira gakeya, ugasogongera ugashyiramo umuheha, wakamaramo ukawurebesha hejuru, urimo kumva niba biryoshye, hanyuma ukaza gusogongera ahandi. Ibintu birindwi ni umusogongero. Cya mbere no kumenya gukoresha neza umwanya wawe, ikintu cyose ukakigenera igihe. Cya kabiri no kugira gahunda mu bikorwa byawe. Cya gatatu no kugira intego no guharanira kuzigeraho. Icya kane no kwita ku murimo wawe no kuwukorana umwete. Icya gatanu ni uguhanga umurimo. Icya gatandatu ni ukwizigamira. Icya karindwi ni ukurinda ubuzima bwawe. Atabo mutubwiye ibihe bitatu avugamo amazina, mukoresha amazina y'amanyamahanga, avuze Chronos, muvuga Kairos, muvuga na Ion. Yego. Ni ikihe gishobora gutakara muri ibyo, ni ikihe kitatakara muri ibyo? Ibyo byose uko ari bitatu biratakara. Ndacya kindi cyiteka. Reka mbivuge mu magambo magufi muri ya minota. Icya mbere, igihe kibarika, iki tubarisha amasaha, kiratakara iyo ugikoresheje ibyo utagombaga kugikoresha. Niho uzabona abantu benshi bamara ubuzima bwabo ntacyo bageraho, kuko uriya Chronos niyo duturamo. Kairos icya gihe cy'amahirwe, burya buri muntu wese amahirwe arayagira iyo yakoresheje neza. Ubundi ukoresheje neza Chronos igenda ibyara Kairos.
kuko burya ni nayo yibyara nuko rimwe na rimwe abantu batabizi. Kandi n'iriya ion, iriya eternity cyangwa buriya buzima bw'iteka nabwo bubarirwa mu buryo wakoresheje ibyo byombi, kubera yuko reka mvuge iki ngiki, abantu bamwe nibagera mu ijuru bazicuza yuko batakoresheje igihe cyabo, kuko ubundi Imana iravuga ngo turi abantu Imana yaremye ituremeye imirimo myiza yiteguriye kera ngo tuyigenderemo muri Kristo Yesu. Dawidi muri Zaburi 139 akavuga ngo nkiri mu nda ya mama iminsi yanjye yose yari yanditse mu gitabo cyawe. Iyo uhuje izo statements zombi niho wumva ion na chronos na kairos aho bihurira, kuko imirimo yose ukora, ubuzima bwawe Imana yakugeneye ibyo uzakora ikugenera n'igihe cyo kubikoramo. Iyo udakoresheje igihe neza ibyo Imana yakugenera gukora, uzagera mu ijuru ikubwira iti naguhaye igihe cyo gukora ibi nibi, ariko ibi ntiwabikoze. Hari abakubwira bati ariko nta kibazo nzapfa kuba nagezeyo, ariko mwibuke mu ijuru hari ibitabo bibiri. Hari igitabo cy'ubugingo, abajya basoma igitabo cy'ibyahishuwe baraje bakitubwireho. Mu gice cya 20 hari igitabo cy'ubugingo wiyandikishamo iyo wakiriye Kristo nk'umucunguzi n'umwami wawe, ariko hari n'ibitabo by'imirimo ngo buri wese ahembwa bakurikije ibyo yakoze. Urumva rero Chronos na Kairos bigira influence kuri ion, ubishaka utabishaka niko bimeze, birafatanije. Murakoze. Hanyuma mureke murayakomera rimwe mu kanya. Hanyuma Dr. Rutayisire, iyo umuntu yanditse yashatse arahanika, uburyo umuntu asoma agakenera umusobanurira nubwo byaba byanditse mu Kinyarwanda, warushishikarije mu kanya abantu kugura iki gitabo kirasomeka muri ubu buryo. Iki gitabo kubera ko icya mbere ni gitoya, ubundi iyo wandikira abantu bo muri kino gihugu n'abashaka kwandika nk'abanuma baze kubyigiraho, iyo wandikira abantu bo mu kinyejana cy'abanebwe wandika chapitre ngufi, ku buryo umuntu niba avuye i Remera afashe bisi afite kino gitabo ajya kugera mu mujyi akamanuka muri bisi chapitre imwe yayirangije. Iki gitabo ushobora kwicara mu munsi umwe ukagisoma ukakirangiza mu minota, nta nubwo wagombera gukoresha amasaha 12 y'umunsi. Uri umuntu usoma vuba ufata note mu masaha 3 waba wakirangije. Icya kabiri kirumvikana, kirasobanutse, n'ingero zirimo ni ingero zifatika z'ubuzima bwa buri munsi. Murakoze cyane rwose, niho tushimire bombi, umwanditsi n'uwemeye guca bugufi akamusomera iki gitabo kugira ngo tusogongezwe kubigikubiyemo. Reka turebe n'igitabo cy'ubuhanuzi bwa Danieli ndetse ufite na Apocalypse. Aha, ndagira ngo rero namwe tubahe ya minota hagati y'5 n'8, hanyuma mubanze mutubwire uko yatubwiye ko yabahisemo akurikije uko abazi, harimo iki ariko byo gusogongeza. Murakoze Barore. Natwe turavuga mu magambo make cyane, ariko tubanza gushimira umwanditsi w'iki gitabo kuko ubwanditsi n'ubutwari, nta mwanditsi utari n'umusomyi wundi, birajana. Niyo dukangurira abantu kuzandika indirectement tuba tubakangurira kubanza gusoma. Iki gitabo cy'ubuhanuzi bwa Daniel twashoboye kukirebamo, kiraryoshye kubakunda gusoma. Kirimo ibice bitandukanye kandi ngira ngo yagerageje gusobanura mu mvugo igerageza cyangwa ishoboka kumvwa n'abantu benshi. Iki gitabo mbere usubiye inyuma ku bice 12 umurongo wa 4, ibintu byinshi Daniel yabonye dusoma, hari aho yageze arabwirwa ngo abigira ubwiru, abizigama, abishireho ikimenyetso. Ningo kuvuga ngo Daniel dore ukunda kuvuga no gusobanura ibintu mbere y'igihe, ibi byo ntubyemerewe. Ngo begere kuri 20 mu gitabo cy'ibyahishuriwe, Yohana abwirwa ijambo riri opposite. Warabwirwa ngo dore ko ibintu byose uje ubigira ubwiru. Ngo iki noneho aya magambo ngo yashira hagaragara bisa n'ibitandukanye. Ni ukuvuga ngo amahirwe ya mbere dufite nuko twe duhuriranye n'igihe igitabo cyororosowe Apocalypse gishizwe hanze, kitatugoye kumva.
gize kabiri muri iki gitabo nanone nihuta igice cya mbere cyangwa pariti nakwiti ya mbere ivugamwo umusore inkuru z'umusore kandi ndabona benshi hari abasore bizatwenteresa kuko biturora si by'abasaza cyane umusore wakijijwe nyuma kina na politiki kandi ibi bintu byombi mu Rwanda turabikeneye dukeneye abanyapolitike ariko kandi banakijijwe uyu musore yashoboye kujua role zombi nubwo dukeka ko kuzuzuzanya bigoye ariko yabicitegererezo no seulement ko yashoboye kuba umuntu ukiranutse imbere y'Imana hari ikintu natekereje cyane ejo kandi nahoraga ngisoma singitekereze gutyo yabashije gusohoza rya jambo Petero yavuze ngo mugire ingeso nziza hagati y'abantu y'abapagani ngo nibabona iyo verbe nayitinzeho yo kubona nukuvuga dushobora kuvuga ubutumwa abantu ndibemere ariko babona ico babonye kigira imbaraga kuruta icyo wumvise n'abakuru sinzi uko bavuga ngo wanze kuva tiyanze no kubona nukuvuga ngo ibintu byagiye bihindurwa no mu itegeko ry'abami b'abakarudayi tibyashingiye kuri disikuru za Daniel n'abagenzi Abusalomu umushumba Abusalomu ni biri muri icyo gitabo cyangwa urafashijwe oya ndavuga ibiri muri urafashijwe nk'wasomye Bibiliya ni biri mu gitabo biri muri iki gitabo biri muri iki gitabo page sinibutse page neza sinamansho neza page yavuze ko umwami ngo babonye bibaye ubwo bavuga babonye bibaye babasore bavuye mu muriro babonye bibaye kiranditse byagera ku gice cya gatandatu Daniel ari mu ntare nabwo nanone ngo babonye bibaye umwami ashiraho itegeko nukuvuga ngo hari abasore bokora ibintu twiganye Daniel tukaba tutarindiyoza nka Pawulo ngo tuvuge babonye bikozwe igihugu cyacu kigahinduka ibyo dukora bihindura igihugu more than ibyo twavuga nanone twigiye imbere yaje kugira ku kindi gice kigaragaza umwami ukomeye Nebukadineza avuga ukuntu uyu mwami yahungabanijwe n'inzozi si igitero si ingabo si grenade yaturitse inzozi yerekana ko ububasha bw'Imana ije gukorana n'abami ntinegosi ntinakoresha ibikomeye yavuze ko mu nzozi umwami abura ibitotsi iki gitabo rero kikigisha imbaraga z'Imana hariya zihungabanya abami b'isi n'abatayubaha idakambije idatereye iterabwoba idakoresheje amasipici akomeye inzozi umwami arahungabana nanone muri rya hungabana yatweretse ukuntu mu ihungabana ry'umwami haviriyemo imenyekana rya ba Daniel iki gitabo rwose kirimo ibintu byiza igice cya nyuma ntambuka vuba yaje kwigisha hejuru cyangwa yandika hejuru za nyamaswa enye Daniel yaje kwerekwa arazivugaho bisobanutse ariko ni birebire ariko nkunda ijambo yashoje avuga ngo byari bigamije inyamaswa ya nyuma byari bigamijwe kuzasoza bavuga kuza ku bwami bw'Imana buzaza gukurotira ayo mami yose ubu rero kikaba kirimo ibimenyetso yabivuze ko Imana ivugira mu bimenyetso nanibajije si wowe wacanditse impamvu kiyavugira mu bimenyetso ariko reka ndeke kuvuga uko natekereje nije impamvu Imana ivugira mu bimenyetso ibigira ngo ubuzima turimo umuhanda tugenda buriya nabiga gutwara ibinyabiziga kategori ya mbere ya perimi biga ibimenyetso ntibiga inyandiko biga ibimenyetso by'umuhanda uburyo rero tumenye ibimenyetso tumenye uko dutwara ubuzima bwacu turi abasore tukabutwara turi abashumba tukabutwara turi abanyarwanda gifite ijambo wabonye usomye icyo gitabo cy'ubuhanuzi bwa Daniel mu by'ukuri hari ugusoma ubuhanuzi bwa Daniel muri Bibiliya ibyo biri ukwabyo hari no gusoma iki gitabo uyu mushumba yafatiye umwanya aracyandika
bitandukaniye hehe usanzwe yarasomye bibiliya mu buhanuzi bwa Danieli kuki yakenera gusoma icyo gitabo ku buhanuzi bwa Danieli iki gitabo ni nta nubwo cinjira mu maverse yose ya Danieli kiri samari ariko kandi yagiye agera ku mapwe abantu baje bibaza akaba ari yatindaho ariya mapointe tuvuga ngo iki noneho uragisoma ntumenye icyo bivuze byaba inyamaswa arabisobanura ibyo arabisobanura kabisa yo mami n'imyaka yabayeho n'impamvu n'amateka n'ibyumweru 70 birasobanutse tumukomera amashyi umwanditsi ariko tunavuga ko na madamu wari hano buriya ntugire ngo yanditse madamu atabyemeye bamuha umwanya namwe niba gukomera amashyi rwose abakoze cyane ufite Reverend Uwimana Jean Pierre igitabo mufite namwe turabaha iminota 5 tubwira icyo ari cyo ndetse muna duha incamake ituganisha mu kugikunda cyangwa kuvuga ko kibusanye na cya kindi Reverend Kanoni yasomye icyo gitabo kiruzuzanya na kiriya murakoze Chair wa pano na Chair wanjye muri Rwanda Media Commission baduhanganishije ariko reka nice protocole impindukire ntagira abo ntera umugongo ndibwira ko ntawe nteye umugongo cyane cyane n'umushumba wanjye mukuru nari muteye umugongo aho nyine igitabo nasomye cyitwa tumenye ibyahishuriwe Yohana uwo ni wo mutwe wacyo ariko hakaba na sous-titre agatwe gato mbyite gutyo ubuhanuzi bukomeye bwo mu gihe cyacu iki umwanditsi Reverend Rwibasira mu ijambo ry'ibanze rye avuga ko abantu bakunda gusoma Bibiliya bagakunda gusoma n'ibindi bitabo ariko cyane cyane ibyahishuriwe Yohana bakabikunda kurushaho kuko ni igitabo giteye amatsiko ibyahishuriwe Yohana biteye amatsiko bwabyo nubwo bikomeye kubisoma no kubyumva birasa naho bihishe ikintu yamayobera amatagatifu yitwa mysteri ariko akongera ko akavuga ati abanditsi benshi bandi basobanura ibya Bibiliya bagiye bandika kuri iki gitabo cy'ibyahishuwe bikaba ari byiza rero gusoma iki gitabo cya Reverend Rwibasira n'ibyo bindi wabishobora kabisoma ariko cyane cyane twibande kuri iki gitabo rero uko mukireba ni igitabo kitari kinini ariko kiruta icya Canon kinaruta n'icya Daniel ku iki page 259 zanditse neza zisomeka ku buryo inyuguti zazo zirasomeka cyane wagisoma mu gihe gito cyane ku birebana na byita cover igifuniko cyacyo kuri page ya 4 ya nyuma hariho amagambo meza adusaba kugisoma koko ngo hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo hahirwa n'abayumva bakayitondera bagatondera ibyanditswe muri bwo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze mu yandi magambo iki kirakwereka ibyo ushobora gukora